Tugiye kwakira MC Kandi na Musa abana b'Induba. Ladies and gentlemen, amashwe cyane twakire MC Kandi and Musa. Yeri twe Musikandi nanjye twa Musa turi impanga urugo n'Induba rwose. Ubwo nimuzajya mwumva kanuko nturenganye uwo mwicaranye ni twebwe. Ese musabonye ko baje ibyo bita high table. High table ibi nabyo nibishya. Ubundi ikikubwira oya ikikubwira ko igisiga cyaje ni ibiba bavuze. Bo tubanje kubashimira twebwe turi abana b'Induba turi n'impanga. Ubwo abantu benshi baranga turamenyeranye. Turabashimira ko mwitabiriye tunashimira Mbonyi umuha amashyi. Ikintu mukundira niwe muntu utajya mu bintu by'imbuga nkoranyambaga cyane usanga nyine ibintu byirwa by'abantu baba star birirwa muri showbiz we ntabigira. Ibintu bye bitwarwa n'Uwiteka ni ku murongo. Ariko ikibazo twebwe abantu b'inyarugenge ikintu tumenyere dushaka ko umuntu ajya muri interview akabaga abantu cyangwa se akavuga ubuzima bwe bwose. Ubundi twebwe umuntu tutabona utavuga twebwe sinza akantu twifitemo tuba dufite ukuntu ubundi uburyo bwacu tumutekereza. Twebwe iyo wanze kutwiyereka ubuzima bwawe hari uburyo twebwe tukwanariza twebwe tukavuga mu gice cyacu. Bonye iyo twicaye hari ukuntu twebwe tugufata ni ibisanzwe nyine niko abantu twebwe hari ukuntu twebwe tukwivugira nyine tukubaraho inkuru mu makuru tutazi y'ibinyoma natwe tubizi ko ari ibinyoma tukubeshyera gusa. Mbonye kuri iyo mubona aratuje cyane aracecetse ariko buriya nawe abakobwa b'abanyamurenge barepetana mu marepetisiyo ariko nawe buriya ariko akaba ari ikinyoma. Oya ni ikinyoma byo. Ariko nawe nguko buriya ngagira ibisirimba bigira iminota ya 30 akaba ari ikinyoma nabyo ni ikinyoma. Nicyo wamenye. Twebwe nuko nyine twebwe tuba twanariza ibintu byinshi ariko nyine akaba ari ikinyoma. Ni ikinyoma. Sasa Yesu yatemberaga kera. Yesu yatemberaga batubwira ko cyangwa se twasomye ko ubundi yajyaga ahantu akaba afite n'intumwa ariko abantu kugira ngo bamenye ko yahanyuze imbaga zarateranaga ariko akanahakora igitangaza. Yabaga hose ahakoze igitangaza. Yego. Ubwo mu kugenda kwe yabaga afite intumwa yagiraga nyine imugayidinga mu ndimi nziza z'amahanga. Guiding kamahanga no kuyobora. Noneho byanga byakunda nk'ubu wenda biramutse biba ngombwa ko Yesu agaruka muri iki gihe akaza urumva yazakora ibitangaza urumva agarutse mu isi yacu ntabwo yakongera kuvuga ngo Yesu yatubuye amazi yahindura divine nta gitangaza cyaba kirimo. Ibyo ngibyo abantu bose birwa babikora ibyo byo nta gitangaza. Abatubuzi babaye benshi bitewe n'isi turimo. Ubusanga wajya ubona umuntu araje asabye Yesu mbabarira nanjye ngire miliyoni 2 subscribe nka Mbonyi nshaka aba followers nka Mbonyi gutyo. None yaza gukora n'undi bitangaza bisanzwe. Noneho Musa ngemba nibaza uba wibaza none aramutse aje najyane na za ntumwa ze yizaniye ahubwo agakoresha yasanze nko muri showbiz y'Inyarugenge agakoresha nkande kadufate nka jihad jihad na Yesu se iyo ni zahabu yambaye ikinwa cy'ingurube we niwe mbonye hafi niwe ubonye hafi ubwo noneho ubwo twishakemo ba Yesu se nge ndi kumva naba Yesu oya ninge Yesu si nk'urumo jyabaho oya aya maso n'amasasuko n'amajoro ubwo noneho kambe Yesu ntacyo Yesu jihad bambwiye ko ari wowe uri bunyobore umushu wowe humura umva jya ko ndakuyobora
hano hari inkuru umva abafunukuye amamodoka abagize gute bambaye amapuraka atari inyarwanda umva ni ko ndakuyobora tera agatebe umva ca hano genda unyereke Nyarugenge k'abantu bahindutse. Umushu nakubwiye ngo ndakubwira. Mbwira twumve. Urayitwa Muyoboke. Wamubonye? Namubonye. Urungano rwanjye. Meruka ino muri rimwe ariko narahamusize. Muyoboke ibyaca ari nani nabyaje kugenda bite? Mushuso gusa. Jana kubwiye ngo mfite inkuru 2025. Do yitwa Franco. Akora iki? Arogoshe. Arogoshe? Uriya nawe yitwa Muza. Amuza. Arogoshe. None urukundo nabatoje byagenze bite? Yesu ukora igitangaza cyawe. Franco, wizera Imana cyane. None ko hari undi musatsi ndi kubona, ese ndamutse nkwimuye nkawuvana hasi nkawutereka hejuru hari icyo bitwaye? Mbabarira wino cishwa nakubwiye aha ni Nyarugenge. Uyu bamwita Mbonye Icyambu. Kivaye kijyahe? Kivi Galileya kigana i Betelehemu. Mbonye ndamuzi. Yego. Ni umunyerondo. Utese Yesu. None ntago mbeshye. Mbonye niba utari umunyerondo kubera iki buri gihe uzi wanjye ukarara ku marembo y'ijuru? Kugira ngo utazongera kurara ku marembo y'ijuru, haguruka w'ikimenyetso, nuhagera uzabereka ifoto yanjye uzinjira. Nakubwiye hano hari abandi ariko nawe mbere ukuri umusifuzi jiha. Narabiretse. Warabiretse? Nakubwiye umva ja tera agatebe wumva. Uravuga nk'uwo babaze koko. Narakubwiye ngo inkuru zibaha. Ndabona hari undi mumama ufite ikibazo. Oya, ahubwo Nyarugenge mwatangiye kunshinza amagambo. Narakubwiye ngo Karumiza Beach bebe. Nawe ufite inkuru? Batubwiye ko nawe usigaye urya kantu. Narengana. Ja Karumiza Beach bebe. I told you. Ahubwo ikibazo ja. Uretse gato. Uyu mugore byagenze bite? Yavuze ko yasamye inda yawe. Yewe? Ahubwo ikibazo mfite ni kimwe. Ni wowe wateye inda cyangwa ni Korode? Korode byagenze ute? Mu kibaya. Inda n'inda igiye kuvuka mu buryo budasanzwe. Yesu yantereye inda mu kibaya. Shuhumura Karumiza Beach. Mfite ibimenyetso bebe. Ahubwo icyo mvuga ni wowe wateye inda cyangwa ni Korode mu kibaya? Aranditswe ngo uyu mugore nareba nabi niya kabiri azayibyara. Yes, ahubwo ndabona hari undi muntu ushaka kugira icyo avuga. Ndabona hari umukecuru ugukeneye. Uriza so mbone kumwumva. Dukomeze. Yesu. Yego. Yesu mwana w'Imana.
murakoze kumpa umwanya. Nitwa Nyiramajyambere Esperance, ndi umwana w'i Galileya. Ufite ikihe kibazo? Yesu mwarakoze rwose, Imana ni nziza yaduhaye umwana mwiza, ariko se ko mwagiye mukadukorera ibitangaza, mwatubuye amazi muyahindura divayi, ariko mushaka ukuntu mwaduhereza amafaranga yacu y'icyuzi twarayakobokeye. None kuri kuvuga uciragura byagenze bite? Ariko ahari nashonje. Murakoze cyane. Nk'uko izina ribivuga muri Samsung 250 hari Samsung series zose A, Z, S zose urazihasanga. By'umwihariko ushobora kuba udafite amafaranga yuzuye cyangwa se ufite izindi gahunda wa planinze, ndabizi amashuri y'abana ngaho, inzu ngaho, ibiki byose, ariko ukeneye na telefone, ngwino wishyire mu byiciro, telefone uyihabwe. Samsung nziza ikomeye, warranty y'imyaka 2, A, Z, S series zose. Dukorera ahangaha muri Kigali City Tower ground floor, umuryango nomero 18, dufungura saa 2 kugera saa 4 za nijoro. Tuhahurire. Ngwino gure phone wowe. Abakiriya bongera inyanduka, abakiriya bongera inyamuzinzi.